nubwo wakiyenza uraje nkubise urushyi rumwe napfuye ho kugira abana banje batandukane bagiye kugenda mu misozi zimwe zibe zamayibobo ntaguma aho ngaho njyewe waba nkubita ku mutima sago kigukunda kubera urankubita ariko ndi kuvuga ati reka nicare kubera abana banje batazabura amashuri meza ukabana n'umuntu ukukubita ari ribi none se azajya nkubita buri munsi nzajya shakisha ku buryo iryo kosa yankubitiye natazaryongera rero buri abagabo b'abandi baragowe ari n'utugore wagira ni satani yateye mu bagore bo muri iyi minsi ari utugore mana yanjye n'umugabo kugira uzabona ngo yicaye mu rugo umugore ahari ntabwo uzamubona umuntu uva mu rugo uhunga urugo wahukana kubera ko bamukubise ese we ntabwo ari mukuri umugabo yaza akagukubita ntacyo wamutwaye hari abagabo biyenza nta mugabo wakiyeza ku buryo yaza ngo agukubise ntacyo wamutwaye ibyo byo ntago nongeye kubasuhuza mwebwe mudukurikira ku Murongo TV nizere ko mumeze neza kandi Imana ikomeje kuba blessinga Imana ikomeje kubaha imigisha ikomeje kubaha amafaranga mu bikorwa byanyu mukora umunsi ku wundi ushobora kuba mu Rwanda cyangwa se uri out of the country nakubwira ngo more blessings waba ukennye waba ukize ubuzima buzamera fresh buriya nta kintu kiryoha nko kunyurwa mu buzima niyo mpamvu mbabwira ngo uyu munsi ushobora kuba uri hasi ejo ukaba uri hejuru ni up and down niba uri hasi rero nyurwa nyine wibikomplika ahubwo you have to push up you have to work hard kugira ngo nawe ibintu end time bizamere fresh ku bantu bameze neza namwe it's no time ngo mwirye ku bantu mukorana ku miryango ku nshuti n'abavandimwe ahubwo you have to support them kugira ngo namwe end time ba supporting kubera ko kuba muri isi no gufashanya you have to work together in order to develop. Jewe rero n'umuhungu wanyu so guy your boy Kikon Kobo person the studio RSTNGD rumuri risi what it is no matter what dukomeje kubagezaho byinshi bitandukanye right now nkaba ndi kumwe n'uwo bita Banana. Yes. Banana umeze neza meze bon umeze fresh kwakiriye ku Murongo TV one more time. Merci beaucoup. Suhuza abantu badukurikiye. Bonjour, bonsoir, Jambo, mesdames et messieurs, je m'appelle Banana. I could you so much. Ndakunda cyane. Izina Banana hari benshi bagiye barimbazaho bati why uriya mukobwa mukorana ikiganiro yiyise Banana ngabura ikintu mbabwira. So guys, ntabwo ari njye niyise Banana. Vraiment, c'est pas moi. En fait, c'est mes amis. C'est pas moi, oui. Hari abantu benshi bagenda bibaza ngo buri kizina cyose umuntu arakihoya. Ni inshuti zaje zakimpaye en fait n'abavandimwe. Nibo barimaye ko nakundaga imineke cyane. Njyewe naryaga imineke cyane nari meze nk'inkende. Naryaga imineke ku buryo iwacu bayizanaga. Ninjye nayimaraga nta n'umuntu ubizi. Bariko bampa izina rya Banana rero gutyo birafata. Yeah, Banana. Yes. Banana. Oui. Banana. Kuri uyu munsi rero ntabwo turajya kure yo gushyira abantu ku murongo no kubigisha kugenda tubaha ubutumwa butandukanye cyangwa tugaruke ku mibanire y'umugabo n'umugore mu rugo igihe batangiye kubana. Kera abantu barabanaga bigatinda kubera ko kubana n'umuntu mpamya ko kwihangana biba bikenewe. Umugore bakaba bamukubita ariko just akaguma mu rugo ko ati ngomba kubaka. N'abagabo hari abakubitwaga bakaguma mu rugo bakavuga ati tugomba kwihangana urugo nka rwubaka kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko muri iki gihe ntabwo ariko bimeze. Uwo bakubise urushyi ari guhita agenda, uwo bakojejeho inkokora mu buriri ari guhita agenda. Ibintu uri kubifata gute? Njyewe reka tuvuge ni ishishi ku ruhande rumwe ariko no ku rundi ruhande ndaza kubivuga sibyo. Buriya umugore bakubita ntagira hajya ntago aba afite iyajya.
urumva n'uwo bakubite nakirukanka abafite ahari kwirukankira abafite abandi ba exercise kuko ngiye banana sinaza tuvuge ati ngiye gushaka nko mu Burayi umugabo akankubita ndire ngo ngiye mu rugo mu Rwanda ni kure muvande rero nguwo akoze agatoki akiruka nuko abafite aho yirukankira wa undi bakubita akavuga ati reka nubake numwe kwijana courage mama yababwira ko bari ba mama wanjye kuko barabakubita bakaguma mu ngo ariko zansa zibakubita zikirukanga twazita ko ari indaya sibyo umuntu uva mu rugo uhunga urugo wahukana kubera ko bamukubise ese we ntabwo ari mukuri umugabo yaza akagukubita ntacyo wamutwaye hari abagabo biyenza nta mugabo wakiyeza ku buryo yaza ngo agukubise ntacyo wamutwaye ibyo byo ntago bibaho kimwe nuko mama wawe ataza cyangwa papa wawe atagire kugukubita ntacyo wakoze ubwo bufite ikosa ndetse nta bagabo biyenza ushobora kubona hari icyo wamutwaye ariko ari gato ugasanga umugabo akujijije ngo ntago washyize umunyu mu biryo kandi ni ibintu buri muntu yakibagirwa wagukubita ngo nuko utashyize umunyu mu biryo ibyo bibaho hari abagabo biyenza nubwo yakiyereka nkubwire mani nubwo wakiyenza uraje nkubise urushyi rumwe napfuye nko kugira abana banjye batandukane bajye kugenda mu misozi zimwe zibe zamayibobo ntaguma aho ngaho njyewe waba unkubita ku mutima sago kigukunda kubera urankubita ariko ndi kuvuga ati reka nicare kubera abana banjye batazabura amashuri meza ukabana n'umuntu ukukubita ari ribi none se azajya nkubita buri munsi nzajya ashakisha ku buryo iryo kosa yankubitiye natazaryongera rero buriya abagabo b'abandi baragowe ari n'utugore wagira ni satani yateye mu bagore bo muri iyi minsi ari utugore mana yanjye n'umugabo kugira uzabona ngo yicaye mu rugo umugore ahari ntabwo uzamubona nubwo yaba adafite akazi w'umugore ahari aragenda kugira ngo n'amahoro hari abagore rero nabo bameze nk'abasitani hano hanze gute se ari umugabo utaba ushaka gukubita umugore sibyo yego ariko guterwa n'imyenzi umugore agira ntazajya aguma mu rugo ibyo byo biriho cyane niyihe suko duhe nk'urugero abagore bo muri iyi minsi dutangire ku bagore ba mama bacu simvuze kure singiye kure ba mama bacu batubyaye none se uragira ko twebwe tutaba tubona yego ari igihe nyine tujya ku ruhande rw'abamama ariko akenshi ngenda ku ruhande rw'abapapa urumva umupapa ashobora kuba yicaye akabona umugore arikubise araje atangiye gutuka abana ntacyo abana bamutwaye imishiha ukabona avuye mu cyumba n'imishiha mwamwicaranye neza na papa wanyu hama n'iminota 2 ntabwo kimubonye yagiye kubera urusaku rw'umugore nisi guhorana umushiha nge mba numva yaba biterwa n'umugabo nanone ntabwo ari umugabo ari abagore baba bameze nk'aho abadayimoni babateye buriya abagore bagira utuntu mu mutwe ni nk'aho Imana itabujurije ubwenge bwabo neza umugore ashobora kuryama akavuga ati uzi ko umugabo wanjye ari kunca inyuma ari ugutekereza ngo tuvuge ati uzi ko rumura asigaye nca inyuma na banana yabitekerezaga agahita ko abifata nk'iby'ukuri akaza muri salo ubushiho ugatangira ugasaho utamukubitira ni gutekereza ibintu agahita kumfuma kari abagore benshi nuko bateye dore ko nanjye ndi umukobwa ejo bundi nzaba umugore nuko duteye ushobora kuryama ukavuga ati uzi ko umusheri wanjye ari kunca inyuma n'inshuti yanjye bikaza mu bwonko nk'aho wanabafashe imishihi igatangira ugatangira kumwohereza message ngo si ukinyitayeho nuko wabitekereje nuko abagore nabo bameze ariko se uvuze ku kintu cyo guca inyuma ndagira ngo tukigarukeho nacyo abagabo bari guca inyuma abagore urabivuga bikansetsa ngaho vuga twumve bo nta kibazo bafite abagabo ari umugabo cyangwa abagore nibo bafite ikibazo ari umugabo ufite ikibazo ari n'umugore ufite ikibazo kuko abapapa benshi baca inyuma yego biterwa n'abagore babo oya kandi ese abagore niwe ugiye gushyira mu makosa ariko ziba nkubwire abagore nibo bafite amakosa dutangirire kuri izi nzu zose tugenda tuzenguruka
cyangwa aho kujya kure tujye kuri ba mama bacu sibyo? Yego. Umugore yagira amakosa gute? Abagore utangiye kurengera. Ndagira ngo tujye mu murongo neza, utangiye kurengera. Ntabwo numva ukuntu umugore waciwe inyuma ari ufite ikibazo. Ahubwo nge mpamya ko umugabo ari ufite ikibazo. Hari abagabo bahora bari hariha, akumva umukobwa wese, ubu umukobwa abonye yambaye mini baryamana, akumva iki n'iki. Abagabo ngewe numva ko ari bo baba bafite ikibazo. Oya, ibyo biratandukanye. Ari umugabo uba ufite ingeso yo guca inyuma. Yego. Ari n'undi uba ufite ingeso yo kunyurwa n'umugore we. Ariko umugore we akamutenguha bikaba ngombwa ko aca inyuma. Kuko ibyo bintu bibaho. Bibaho. Gute? Reka ngo nkubwire. Umugabo araje. Ntabwo umuhaye karibu mu nzu yiwe. Avuye ku kazi. Ntabwo mwirirwanye mu gitondo muri bakeya nkubwire. Avuye mu kazi nimugoroba. Ntabwo umuhaye karibu mu nzu yiwe. Umubonye yinjira umureba nk'icyo utazi. Arahageze, mama banana ndi kuri chat. Zino telefone zarateye. Ndi kuri chat. Ntunamubwiye ati ngo bite sheri. Oya. Urikeje cyane. Wese kujya atabikubwira. Yewe araza none se niba ari buza akakubwira ati bite mugore wanjye. Waba papa benshi ntabwo bakivuga basheri, iyo mubaze kugumana rero sinzi. Ariko ari abapapa benshi nyine bagira iyo ngeso bite sheri. Kabasibiza. Ni byiza. Sibyo? Mwiriwe gute twiriwe neza. Neze si umusubije nyine. Ubu musubije ariko ntabwo ubukoze akazi kawe kakuzanye mu. Akahe kazi. Umugabo araza ukanga kumukura mu inkweto, ukanga kumuha. Ariko se ni ngombwa ngo umugabo mukuremo inkweto we ntiyazikuramo. Ariko wanjijiwe. Ntuzi ko Imana yashizeho na Adamu sibyo? Yego. Amushyiriraho iki umufasha. Mungu aliumba Adamu akamfanyia msaidizi. Ça veut dire que uko msaidizi wa ule mwanaume. Yego. None se niba uri umufasha we. Yego. Abagabo benshi inkweto zirabangamira kuzikuramo. Uwo mugabo inkweto zibangamira kuzikuramo ni mugabo ki? Reka nkubwire. Yego. Reka keya nayo bikenewe nubwo bitamunanira. Gerageza umuhekeya. Keya si keya ni ukujya kumukuramo inkweto. Ariko niba watetse uri umugore ni ngombwa ngo ujye gukuramo inkweto. Reka ibyo bintu byawe ntabwo birushije keya uri kumuha. Kuko ushobora kumuha keya akavuga ati uzi ko umugore wanjye akinyitayeho nkunzi ibyo biryo. None si wamutekeye n'ukimukunze. Reka nkubwire rero igituma abagabo benshi bakinyuma. Oya zibagiye mvuga ibiri ku mutima wanjye kandi biba mu nzu nyinshi. Yego. Twagiye. Ariko ntabwo nyemeza ibintu nari. Jewe ndabikubwira ushatse ubyemere cyangwa ubyange n'ukuri. C'est la vérité, je dis la vérité toujours, hein? Aha, twagiye none umbwire. Twagiye. Ukanga uyu mugabo avuye ubundi ku kazi. Nakazi kawe w'umugore. Ugomba kumukura inkweto, ukamuha kamambiri akaba aruhuka amaguru. Kuko ari inkweto wambara. Wese abyihaye. Abyihaye se umugabo arava ku kazi n'umuruho aricaye mu ntebe. Urategereza igihe ari buvira mu ntebe ngo agiye gukuramo inkweto. Wowe se nuba wiriwe mu kazi erega ubu ngubu umenya ngo isi yateye imbere. Umugabo ava ku kazi n'umugore avuye mu kazi. Ahubwo kuki umugabo atakuramo inkweto umugore? Umugore ako nakazi kamushinzwe. Just ni keya nyine. Kwebwe abagore dushinzwe yabikora. Nawe ubimukoreye. Nyine mugomba kubikora. Kuko ntiwabikora rimwe kabiri gatatu ejo azakubona ujurushye ngo yewe abure kuguha kamambiri ibyo ntabwo bibaho. Urumva? Ubundi abagore benshi nizo njiji ziri gutuma abagore babo basanga udukobwa hanze. Kuko njye umugabo wanjye ntiyaza ngo mbere kumukuramo inkweto. Ako nakazi kaba gashinzwe umuntu. Kuki wowe utaza nk'umugabo azigukure? Azinkuremo urumva niko musaidizi ndi umufasha we. Uburiya rero niwongera kuvuga cyane umpinga ndava muri iki kiganiro cyawe nigende. Oya just turi kwigisha abantu turi gushyira ku murongo. Turi kwigisha abantu kandi ngende kuvuga nkahena heze ku ijambo rimwe. Nta mpamvu zifatika uri kuma. Nane jureka ngiye nkubwira. Yego ariko impamvu zifatika ni gute umbwira ngo umugabo arajya guca inyuma umugore akaba ari uri mu ikosa. Shandumva na kino kiganiro cyawe kitangiye kuntera iseseme. Oya tuganiriza abantu. Ngende kukubwira. Yego. Umugore ni utuma bamuca inyuma.
wewe uretse mvuga impamvu zanjye zose uraza kuzisubiramo. Cyakoze uwo muntu ngo wishyireho supergurumani. No kambe mfunze. Yego izo mpamvu nizi. Umugabo nta kuntu yava mu kazi tuganire. Nawe uri umugabo ndabizi ko uri kuvuga ko ndi kuvuga ukuri ariko ukisubiraho. Yombwira umugabo nta kuntu yava mu kazi aze yicare mu ntebe muri salo. Ararushye yifashe ku mutwe ubura kwibwiriza umukuru za nkweto umuhereze kamambiri abaruhuka amaguru sibyo. Ibyo bityo byawe biraza nyuma ariko watangiye kumuhakira akiza. Mukande mu mutwe mubwire ati sheri utugambo twiza. Ariko ibigore byo muri iyi minsi mana yanjye barumva n'abakubita inyundo y'ijisho bakamenya ubwenge urukumva gute. Ni gute umugabo yava mu kazi ukamenya ihorera, umugabo akajya mu cyumba rwa rusakoshi rw'iyavanye ku kazi akongera akarwishyirira mu cyumba, uri muri salo kuri televiziyo, uri kuri Snapchat, TikTok, ntago mbese ntago weretse umugabo nkaho bavuga gute ukimukunda ntago ukimuha keya zikwiriye. Wowe kuki ataziguhaza erega menya ngo umva ikintu nakubwiye right now abagore bafite akazi n'abagabo bafite iki akazi. Ariko abagabo ntago bashinzwe akazi ko mu rugo ariko bagomba gutanga keya. None se umugore kuki umugabo atafata umugore ngamukuremo inkweto? Ninde wakubwiye ko umugabo adatanga keya muri make? Nibyo nanjye ndi kuvuga bikenewe kuruta. Ubundi muri iyi minsi n'abagabo bari gutanga keya, abagore ntabwo bagitanga keya. Ni gute nataguca inyuma ngiye ngo hakeya zanjye nunkoreho wowe? Ni gute natajya gushaka icyana kinkoraho? None ushyigikiye abagabo? Ndabashyigikiye cyane rwose. Ngera nabonye umugabo uri guca umugore w'inyuma namugendaho. Ariko se hari n'abagabo batagira isuku. Isuku abagore bo bagira isuku. Ahubwo abagore bo muri iyi minsi ni abanyamwanda bro. Ubwo se uri kumbwira iki? Uri kuvuga ibyuzi. Umugabo akava mu cyumba akajya ku kazi. Kwa kundi yasize urutanda rudashashe nuko ari gusanzwe. Iyo ni isuku bro. Mane ntimukazajye muza kubabaza abantu mu mitima. Ari abagabo banyura muri byinshi ariko bagaceje. Umugabo agira isuku bitewe n'umugore we. Uri kumva? Umugabo yazi igitanda gisa neza bamupangiye udukweto ari buze kujyana, udukweto two gukarabiramo ku buryo ubundi ngiye simbona ukuntu umugabo aba ari umunyamwanda. Ni wowe munyamwanda wa kigore we. Bro man ari abagabo bababaye muri iyi minsi. None se ugurwa gusasa ubu ngubu hari iki? Uburinganire n'ubwuzuzanye. Niba umugabo n'umugore babyukiye mu kazi, umugabo agasa nk'utinze kubyuka, umugore ajya mu kazi, urumva ari nduzasasa aho ngaho. Ibyo byabiriho umugabo yatinda kubyuka yego sibyo. Ariko nubwo wakirirwa mu rugo icyumba kiragomye gisa nabi. Nyine umugabo nawe urukumva yagisukura ntago ari ngombwa umugore. Nawe yagisukura ntago ari ngombwa umugore ariko isuku ry'umugabo ntago rero bihagije nk'indi ry'umugore urukumva. Umugabo yego yatereraho ikiringiti nyine akaba nkaho ashashe ariko umugore yanayahindura. Umugabo akamuryamisha ku mashuka icyumweru cyose ishuka rimwe kandi mugira ibyo mukora rimwe. Ubwo nawe iyo ni isuku bro. Abagabo nabo rero ikintu bashinja ugasanga icyakwaha ibiki. None se wowe utamwibukije wowe umugore we ntabwo uri kubona ko uri kubiku ariko ari abagore b'ibimana. Azi ubundi ngombwa kwibutsa umugabo umuntu w'umugabo. Ntabwo ari ukumwibutsa uko wavuga ati sheri ko bino bigoro biri kumbangamira ntabwo yakongera kuza bifite. Ari abagore nabo baba basa nkaho batinya abagabo babo bro. None se waba uri umugore ukabwira umugabo ngo njyewe nabikubwira ukabicisha he neza? Njyewe nta soni ngira. Njyewe naba ndi kumwe nawe tuvuga ngo njye nari mfite boyfriend. Numva negutyo ntago ndi umwana cyane ku buryo nabura umusheri. Yagiraga amanu ahanda byahatari. Kwa kunda kwegamira ukumva hoya hagati sheri shamanwa warambangamira ntago yongeye kugaruka yafite. Yakuyose neza muracyari kumwe? Turacyari kumwe. Na nubu ntayafite. Ntayafite yaje arayakura. Ubwo se kugeza uyu munsi utabashiri wangahe? Njyewe iyo nkunze nkunda umwe gusa. Umwe niba atari ibanga yitwa nde? Mukubwira se kuri kamera kubera iki? Oya umuntu ukunda ugomba kuba proud. Oya si ngombwa ngo mwamamaze wenyine ariyizi. Oya ntago hagaruka umwamamaza yitwa nde? None se
nze muvuge buri muntu wese amwumve. Aha rero yitwa ntiriwe njya kure yitwa Amatwi. nagushimiye rero reka dusoze ikiganiro. Ibihe byiza n'abadukurikiye mukomeze kugira ibihe byiza.